yagiye mu bapfumu barabimenya. Hari abantu benshi bagufite yerekwa, niyo mpamvu abantu bakurwanya nuko bazi kujya kubaka inzu nziza. Igituma abantu bakurwanya nuko bazi ko abantu bagiye kujya muri Amerika bakakomera. Igituma abantu bakurwanya nuko bazi ko Imana igiye kuguteza imbere. Cyo bakurwanya ariko ngo Imana igiye kubaka ubushobozi nibyo yabahaye, igiye kubibaka ngo yabyatse Hamani, igiye kubaka impeta ibace n'ibyo ari byo byose ibahe. Zaburi ya mbere. Turabasuhuje inshuti mudukurikira kuri Zaburi ya mbere TV. Amahoro y'Imana aho muri hirya no hino ku isi hose niyo tubifurije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi tugize umugisha wo kongera kwakira umukozi w'Imana Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe cyane. Turashima Imana. Twari tugukumbuye kuri Zaburi ya mbere TV. Murakoze. Iminsi tutaganira ku ijambo ry'Imana. Duhaye ikaze umuntu wese ugiye kudukurikira. Yego. Turasuhuza n'inshuti zacu abadukurikira, tuba tubareba muri komanteri, abaduhamagara bakatubwira bati courage, Imana ibahe umugisha. Turasuhuza umuntu bita Aisha, umukozi w'Imana Aisha ari Kigali Remera, Imana imuhe umugisha. Turasuhuza umukozi w'Imana ngeze n'ubwo Jeanne Paul ari Musha, hariya Musha urahazi, nawe ajya dusuhuza akatubwira ati courage, Imana ibahe umugisha. Yego. Hanyuma mbere yuko dukomeza n'ikiganiro twagira ngo utangire usenga Imana, usengera ijambo tugiye kuganira. Witeka Mana, turaguhamagaye ni mu izina ry'Umwana wa Yesu Kristo. Tugushimiye ineza yawe Kristo, tugushimiye kukuri Imana igira ijambo ryiza ku buzima bwacu, kandi donesha stido dusabiye umugisha abagenda badukurikirana, abagenda bashyiraho za komante bavuga ngo turabakurikirana kandi turabakunda. Bose turabasengeye kugira ngo ibyifuzo byabo byose bafite ubashe kubisubiza. Dusengeye nyirino cyano Zaburi ya mbere, nawe turamusabira umugisha mwinshi, tuvuga ngo ujye ukomeza kumushyigikira kandi umukomeze umutera inkunga, ko niwe mutera inkunga mukuru. Turasenza abadukurikirana, turasengera Francine, turavuga ngo Kristo umuzenguruke ahari mu Buholande. Turasengera abagenda badukurikirana bari muri Amerika, bari hirya no hino muri Amerika, n'abandi bose badukurikirana bamureka tete bose impande zose abagenda badukurikirana bari mu bihugu bigiye bitandukanye, bose bavuga ati turabakunda kandi muganira ku ijambo ry'Imana turanezerwa. Abagenda badukurikirana impande n'imande natwe turabasengeye, tubangamiye ikintu cyose cyarwanya umurimo wawe mu izina rya Yesu. Dore Satani yarahagurutse cyane agenda arwanya ubutumwa, ariko ndabizi ko ijambo riratubwira ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntazarwanya ino Zaburi ya mbere, ntazarwanya umurimo w'Imana. Komeza uzamure, ivuga ubutumwa rikomeze rizamuke, komeza uteze imbere n'ukuri zino cyari kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze ugere kure. Urakoze kuko uri Imana ituzengurutse. Rero ubwo tujya kugana ku ijambo ry'Imana nurishyigikire, kandi abantu benshi bagenda dukurikirana ugenda baha umugisha kuko uri Imana. Urakoze kubikoze uri kurikirana wese, reka habwe umugisha nawe mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Mwiriwe, turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Bagenda dukurikirana ku manywa na nijoro, abakurikirana Zaburi ya mbere mwese turabakunda. Imana ibahe umugisha, tugana ku ijambo ry'Imana umunsi ku munsi, kandi twumva twifuza kubaho ibyiza. Ndabizi benshi mumaze kumenya amazina yanjye, nitwa Nkunziza Augustin, kandi nkunda Imana, ndumuvuga butumwa bwiza, nkunda Imana. Nagiye nkora kuri Zaburi zigeze ku macana agiye atandukanye, ariko n'ubu ndashima Imana ko ngarutse kuri Zaburi ya mbere kandi mvuga ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira ku ijambo rivuga ngo rifite intego ivuga ngo hari abantu bagufasheho ububasha, hari abakugizeho ububasha, ariko ugufiteho ububasha ni ufite ibyawe. Niyo ntego yacu dufite, umuntu ugufiteho ububasha ni ufite ibyawe. Nabwiye abantu avuga ngo akenshi umuntu ashobora kugiraho ububasha, ariko Imana yo niyo igufiteho ububasha. Imana niyo ifite ububasha ku muntu wayo, Imana niyo ifite ububasha ku muntu yaremye. Nje nabonye Imana ikunda abantu bayo, Imana ikunda abantu. Nubwo Satani yahaguruka akabamba amahema, nubwo Satani yakora ibiki, ariko Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku muntu. Umuntu agira igihe avukira kandi akajya n'ikintu apfa. Nigeze ntangazwa, nasomye birambwira ngo Imana irema ijuru, irema n'isi. Bavuga ngo isi yari igizwe n'amazi, bivuga ngo isi yari igizwe n'amazi, ariko se wambwira ngo ijoro ryabaga gute, amanywa yabaga gute? Nuvuga ngo nta kintu cyari kiriho, ishusho nta kintu kimwe cyari kiriho, ariko Imana iravuga ngo ibintu byose bibaho, ibintu biraho. Noneho Bibiliya ikatubwira ngo mbere na mbere hariho jambo, uwo jambo yahoranye n'Imana. Bivuga ngo hariho Imana, hariho na jambo. Bivuga ngo Satani ufite urimo kuyoberanya ku bantu, nta bubasha afite ku bantu. Nubwo ari ikiremwa, nubwo abasha gukora, ariko nta na kimwe yabashe kurema. Abasha gukora ibintu byose, ariko akora ku bintu Imana yaremye. Nta kintu Satani ashoboye, ahubwo ibintu Imana yaremye nibyo Satani agaruka agakoresha, akabigira byiza, agatangira kubikoresha. Niyo mpamvu mvuga ngo abantu bose, yabo baroga, bo batongera ibyo banaga n'ibyo bakora, ntakagira umuntu ugira ubwoba. Biravuga yisomye
iyo usomye mu gitabo muri Yeremiya usangamo inkuru zivuga ngo mu gice cya mbere avuga ngo nakumenye utaraba urusoro. Imana yamenye umuntu kera. Nigeze mbwira n'umuntu avuga ngo Imana yakumenye kera utaraba n'urusoro. Imana yamenye umuntu wayo kera. Imana ikumenya kera. Nuvuga ngo Imana izi umuntu kuva kera. Rero ujya kuvukira mu nda ya mama wawe ariko Imana yari ikuzi. Rero mwese rero turabasuhuje twagira ngo tubabwire ngo Imana irakuzi iragusobanukiye ka tugane ku ijambo ry'Imana nta bintu byinshi turavuga. Riri mu gitabo cya Esteri ibice 3:10 turasoma umurongo umwe turavuga ngo nuko umwami yambura impeta ku rutoki ayiha Hamani mwene Hamedad umwagagi umwanzi w'abayuda. Yusomye 11 avuga ngo umwami abwira Hamani ati ifeza zihamanire kandi ubwo bwoko ndabuguhaye ubugire ukushaka. Ubwo bwoko ndabuguhaye ubugire ukushaka. Haleluya. Ndagira ngo tubwire abantu badukurikirana birashoboka ko umuryango wawe uvukamwo hari imbaraga nyinshi zigenda zikwataka lasti dolayimo. Birashoboka ko hari abantu bakwataka, birashoboka ko hari abantu bakugendaho. Bibiri sobanura iki? Iravuga ngo uyu Hamani w'umwagagi igihe kimwe umuntu bitaga igihe cy'umwami wa mbere wa Isiraheli witwaga Sauli ngo Imana yamubwira ngo genda ngo ugende mu gihugu ngo wice abantu bose abameleki bose utsembeho ndetse n'umwami w'Abagadi nawe ukureho. None uyu nguyu Hamani yari afite inzigo z'icyo gihe. None hagirirwa umugisha wo kuzamurwa aba minisitiri abo umuntu ukomeye w'ibihugu hafi 120 by'umwami umwami w'abami. Amaze kubigeraho yari agifite inzigo. Inzigo yo muri icyo gihe iyo nzigara yiryamana abana nayo ngo arangije ngo abona Abisirayeli moze kugwira ngo yifuza ikintu cyose cyazica la chasti dole cyazica abayuda cyazabica kikabamara. Ngo igihe kimwe rero ngo azagujya gusaba umwami ngasaba umwami aramubwira ngo mwami ndagusaba ngo ugire ikintu mfasha. Abisiraheli dore bimeze gutya abayuda bimeze gutya batangiye kutuganza batangiye kugwira batangiye kuba benshi kandi barimo nabanzi barimo barakurwanya barashaka kugukuraho barashaka kukwimura barashaka kugukubita hasi. Ni iki kintu twakora? Ngewe bameho ububasha numara kubama ububasha ngewe ngende nimara kugenda mbagereho nimara kubagera bose tubice bibagirane. Ndetse ndabigusabye ngo nguye izahabu n'ifeza ariko umubwo bubasha umubwo bushobozi. Ngo umwami ngo abyumvise ngo azamura uburakari cyane aramubwira ngo yanga ifeza n'izahabu ibyo byose byihorere ahubwo akira impeta. Ngo umwami yambura impeta ngo arayambika Hamani bivuga ngo amuhaye ubutware mbega yari afite ubushobozi yari afite n'ububasha bwo gufata abayuda bose yabuye abayuda bose akabica avuga ngo nugusinya gusa akandika mu bihugu byose akagenda asinya avuga agenda ateraho kashe avuga ngo runaka pe Shuti yanjye najya nkubwire birashoboka ko hari umuntu ufite ububasha biturutse n'ubushobozi afite biturutse n'icyubahiro afite arakugena nyine biturutse n'amafaranga afite akavuga ngo wewe bagufunga akagufunga wewe bakubita bakagukubita wewe bakwanga bakakwanga kubera ubushobozi afite ndetse Imana ikakureka akakugira ububasha ariko ntafite ububasha bwo gukura mu bugingo. Haleluya. Ntafite ububasha bwo gukura mu Imana yashyize muri wowe. Byonye byashoboka yahaguruka yatera yakurwanya yakukora ibyo ashaka ndetse wajya kumusaba akagwabira akagucira mu maso akakubwira amagambo yose yiboneye ndetse agufiteho n'ububasha ariko nubwo agufiteho ububasha Imana ni igufiteho ijambo rya nyuma birashoboka kuko yaravuze ngo ndabiguhaye byose ibyo ushaka byose genda ubikore ndakira impeta ugenda ubikore ugenda ubice ubakore ibyo ushaka. Ariko nakunze Imana nubwo Abayuda batari bazi birimo kuba ariko Imana arimo kubarwana mu buryo batazi. Shuti yanjye najya ngubwire ushaka kuba barakuzinze ushaka kuba barakuziritse ushaka kuba baragushiza ahantu ushaka kuba hari abantu bagufite ububasha ndetse bumva ko bagushoboye bumva ko bagushyikiriye bumva ko utazashaka bumva ko utazabyara bumva bega bakaba barakuzinze akaza kana kwigamba avuga ati jewe ndagufite. Imana ikemera kumuguha ikagutanga mu maboko yabo ariko ari Imana igufiteho ubushobozi bwa nyuma. None akaguta amaboko bakaguroga bikemera ugahora urwaye umugongo ugahora urwaye mu nda ugahora urwaye umutwe ugahora bagutongera ndetse akaza avuga ngo suzabyara ruzashaka ntacyo uzimarira uzahora aho ngaho ninjye wakuzinze ninjye wagutongereye ninjye wabikunazeho agufite ububasha
ariko ari Imana nifite ijambo ryanjye. Ibya byose akabinyanyagiza, wajya gucuruza bikanga, wajya gukora akazi bikanga, wajya guhinga bakajya mu butaka bakabifata mu butaka bwawe, bakabufata bakaburoga, wa mwana bakamugira ikigoryi, umugabo bakamutwara, abandi bagore bakamutwara bakamuroga. Satani akakugiraho ububasha, abarozi bakakugiraho ububasha, Satani akakuzengereza, ariko Imana nifite ijambo. Haleluya! Imana nifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Abadororo Hamani ababonaho ububasha, aravuga ati ndabaguhaye, genda bakora ibyo ushaka, muhimeta. Arangiye aragenda ngo asanga ku irembo umuntu bitaga Moridekayi, ngo barangi bose baramanuka ko bari bamaze kumva inkuru, barimo guca bujagire, baciye bugufi, bavuga ati rwose natwe tubabarire ntuzatwice, ariko yari afite gahunda yo kubica akabamara. Ngo ariko ngo Moridekayi bibonye, ngo akomeza guhagarara, ngo akimara guhagarara, ngo ahita azamuka ajya mu rugo rwe, ngo ahita ashinga igiti ngo cya mikono eshanu, ngo amaze kugishinga, ngo arangije ngo cya gita gishinze, araza aravuga ngo ni iki kintu kizakunyiza ku mwami yakumaye. Ngo ariko arangije aravuga ati ibyo nta kibazo. Ngo ni nabwo ngo yagiye gusaba umwami muri ibyo bice bitatu, ngo yagiye gusaba umwami, ngo ajya gusaba umwami, ngo aravuga ngo ndagira ngo ajya gusaba Moridekayi. Ngo ageze ngo asanga umwami ngo muri iryo joro, haleluya, yabuze ibitotsi. Muri iryo joro umwami yabuze ibitotsi, ngo asoma igitabo, ngo aravuga ngo asangamo inkuru ebyiri, ngo asangamo umuntu ngo witwa Moridekayi wagire neza umwami. Ngo arangije amubwira ngo bitaga Batiresha, aravuga ngo bashakaga gukora kudeta umwami ngo bamwice. Arangije arabimenya, bibwira umwami, babigenza basanga nibyo, ngo barabica, amaze kubica ngo birandikwa, ariko birabikwa. Bimaze kubikwa, ngo nibwo Hamani yaje kubasa. Ngo ageze ku irembo, ngo aravuga ngo ninde uri hanze, baravuga ngo ni Hamani, tuba turabyihutisha guhiye cyane. Basanga ni Hamani, aravuga ngo mumubwire yinjire nawe ase, kandi we yaragiye kumusaba. Ariko Imana ishimwe, nakunze akantu kamwe, ubwo umwami yaburaga ibitotsi, Hamani yaza kubimenya, akamenya inkuru yabanje, akamenya ibyo ari byo, hari kundi kuntu ari gusaba, ndetse nabo bari bahari ntago babasha kugana na Hamani. Ahubwo yahise azaramutungura, aravuga ngo umwami akunda kubaha, yabigenza ate? Aravuga ngo ninde se umwami akunda kubaha kundusha, ko n'igihe yazamuye agaha icyubahiro, agashyira hejuru, akama ijambo, ninde? Reka nze nta kindi, inzu asaba Moridekayi, nimara kumusaba anzengurukane, ayirirwa anzengurukana, mbwire nijoro njya kumushyira ku rumama. Ngo arangije ndavuga ngo nta wundi umwami akunda kubaha ngo keretse njyewe. Aravuga ngo ubwo ari njyewe, aravuga ngo umwami akunda kubaha, agafata ikamba ry'umwami akarimwambika, agafata ifurashi y'umwami akayimugenza, agafata ikote ry'umwami akarimwambika. Aravuga ngo hatavuyeho na kimwe, la chance du dollar, icyo nakundiye Imana, hatavuyeho na kimwe, ambika Moridekayi uwo genda byose ubimuhe, byose bimuhe. Wa wundi Hamani afite ububasha, yatanzwe yahawe ndetse n'abandi. Aravuga ngo hatavuyeho na kimwe, genda ubimwambike. Ngo arangije abimwambitse, aravuga ngo kandi wowe umujyi imbere, ugenda ngo umwami akunda kubaha, afata ikamba ry'umwami, agafata ifarashi y'umwami, agafata ikote ry'umwami, akirirwa amuzengurutse. Ngo bigeje nimugoroba, icyo nakundiye Imana, ngo Moridekayi isubira kuri undi arataha, ajya asanga umugore n'abana bamutegereje, avuga ati se ko twagutegereje ngo umuzane tumushyire ku mama. Aravuga ati reka reka, nagiye ahubwo bigenda gutya na gutya. Icyo nakundiye Imana, abasubiramo inkuru, ngo umugore aravuga ati reka nkubwire, njya mbivuyemo. Abayuda ni abantu basenga, ni abantu bavuganye n'Imana, ni abanyamasengesho, ni abantu bavuga ibintu bigakunda, la chance du don, ni abantu bategeka. Ngo barangije bose babivamo. Icyo nakundiye Imana, birashoboka ko hari abantu bari baragwatatse, ariko bamwe babivuyemo, babonye ko ibyo bapanze, babonye ko ibyo bakoze bidakunze, bamwe babivamo. Ngo umugore n'abana babivamo, ngo ndetse n'ingone zibivamo. Bibiliya isobanura neza, iyo usomye mu bice 8, haleluya, yusomye mu bice 8 usangamo ngo Hamani aherako yiyambura impeta iyo yari yatse Hamani. Umwami aherako yiyambura impeta iyo yari yatse Hamani, ayiha Moridekayi, maze Esiteri aha Moridekayi ubutware bw'ibya Hamani. Haleluya! Ndagira ngo tubwire umuntu wese udukurikirana, birisobanura iki? Ngo arangije ngo umugore abivamo, abana babivamo, ingone zibivamo, bose barabireka. Ngo arangije ngo ariko ngo Hamani ngo azamura uburakari, ngo aravuga ati nanjye ntacyo, ngiye gukora ibishoboka byose nanjye, kuko umwami yamaye uburenganzira, akamu ubushobozi, akamu ubutware, la chance du donner, ngo nanjye ngiye gukora ibishoboka byose. Ngo arangije icyo yakoze, ariko nakunze Imana,
ndagira ngo mbwire umuntu wese udukurikirana, birashoboka ko ari ibyo bagutongere, birashoboka ko ari ibyo bakuroze, birashoboka ko ari ibyo igitumye bakuroze, igitumye bakuzenguruka, igituma bakora biriya ni uko umuntu ubikora ari ufite ibyawe, ni ufite akazi kawe, ni wowe wicaye ku ntebe yawe, niyo mpamvu aguruka kurwanya akakujya mu bapfumu, ni wowe wicaye ku ntebe yawe. Humura nubwo uri hasi, Imana icyo yavuze ngo izakuzamura, we komeza wisengere, komeza ubane n'Imana, icyo Imana yavuganye nawe izaguterura ikwicazanya n'ibikomangoma. Nasomye ijambo muri Samuel wa mbere ryavuga ngo uba ari hasi uba ari hejuru. Ndagira ngo mbwire umuntu wese udukurikirana, umuntu wese udukurikirana wari wihebye uri mu kazi, yaba akora muri banki, yaba akora ahari hose, yaba akora kwa muganga, yaba ahakora hose, serivisi ariyo yose, ariko akabona arimo kurwanywa cyane. Igituma urimo kurwanywa ni Hamani urimo kukurwanya, ni uko azi ko afite impeta yawe, ni uko azi ko afite ibyawe, ni uko azi ko afite ibintu. Bibiri ivuga iki? Ngo arangije ngo arahaguruka cyane Hamani, ngo arazamura cyane uburakare, ngo yandikira ibihugu byose, aravuga ati mu minsi mike cyane tuzabe abayuda bose bamaze gupfa, kuko umwami yamaye impeta, umwami yamaye uburenganzira, umwami yarabinyemereye. Ngo bibiri ivuga iki? Ngo arangije mu gihe babiteguraga, ngo Moridekayi abyumvishe, ngo yambara amagunira, ngo yisiga ivu, ngo aramanuka, ngo ararira, ngo amaze kurira agatuma, ngo Esiteri baramubwira, ngo batuma Esiteri, ngo Esiteri ngo abyumvise, ngo aramubwira ati ntabwo byashoboka, aravuga ngo nubwo utabikora nta kizabuza abayuda gutabarwa. Ndagira ngo mbwire umuntu udukurikirana, haleluya, aravuga ngo nubwo waceceka ukicecekera nta kizabuza abayuda gutabarwa. Ndagira ngo mbwire umuntu udukurikirana, birashoboka ko bene wanyu bakuvuyeho, birashoboka ko imiryango yakuvuyeho, birashoboka ko inshuti zakuvuyeho, birashoboka ko umujyanana bakuvuyeho. Kera wari ufite inshuti ukifite, ko wari ufite ibyo baguca, wari ufite ibyo bakubwira, ariko byose bimaze kurangira, bose bakuvaho. Bibiliya ivuga ngo naho waceceka, Esiteri ngo ugaceceka, na bene wanyu mwese mugaceceka, ariko nta kizaba. Ndagira ngo mbwire umuntu udukurikirana, nabo bose baceceka, imiryango yakuve, bagiye muri Amerika, bagiye muri za Australia, abandi bajya muri Aziya, abandi bajya hehe, bose barazamuka barakomera, wowe uri hasi ariko hama ku isezerano. Ndagira ngo mbwire umuntu udukurikirana, ibi turimo gusohoramo birambwe ngo umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera. Umuntu wasenze Imana, wavuganye n'Imana, azabeshwaho no arangije azamura kwizera. Moridekayi aravuga ngo nawe waceceka nta kizabuza abayuda gutabarwa, ko bari bamaze gukira, bari bamaze kuzamuka, yaribagiwe. Aravuga ngo nawe waceceka nta kizabuza abayuda gutabarwa. Ngo akimara guhabwa ati musenge iminsi 3, Esiteri atuma aravuga ati noneho ndabyemeye, ariko njye narya amafiriti ndahaze, narazamutse ndakomera, ariko mwe nimunsengere muvugane n'Imana yanyu, icyo babwira mumbwire. Ngo basenze ntiyavuga, ariko amasengesho yaza basenze. Nshuti yanyu, ikigeragezo cyose waba urimo, Imana icyo gusaba ni ukureka icyaha, warangiza ugasenga Imana, abene wanyu ukabareka, inshuti ukazireka, imiryango ukayireka. Ngo arangije barasenga, amaze gusenga ngo bamutore bwa ati nkajyana jya ku mwami. Bisobanura iki? Iravuga ngo iyo wageraga ku mwami, ntabwo umwami yabaga iyo atakwakiraga kwishimire, atagutunza inkoni ya zahabu, ngo wabaga ari inkoni ngo zikata zikwica. Bivuge ngo ubwo babaga ari abantu bari aho hafi bategereje ko umwamikazi abasha gupfa agakirwaho abandi. Nabwo babaga biteguye, nta yindi kunegosha kundi kwabaga guhari, oya byabaga ari ugupfa. Baragira ngo ariko kwera amasengesho. Nshuti yanyu, amasengesho umuntu yasenze neza, amasengesho abirindura ibintu. Iyo umuntu asenze neza, amasengesho ahindura ubwenge bw'umwana wawe, wabaze gutana iyo abarozi batwaye, abapfumu batwaye. Iyo wasenze neza abarozi barahunga, umwana wagaru bitekerezo, umugabo abagore batwaye akabasha kugaruka, akagaru bitekerezo, akagaru ubuzima. Amasengesho afata ibintu akabirindu, amasengesho ahindura ikirere, amasengesho ahindura ubuzima, amasengesho atuma abantu barya, amasengesho atuma abantu bakira indwara, amasengesho atuma abantu babona akazi, amasengesho atuma abantu burira indege, amasengesho azamura ku ntebe, amasengesho atanga icyubahiro, amasengesho agenda azamura. Nshuti yanjye, wasenze ukabana n'Imana ugasenga neza, sohoka ibyo kurya iraboneka. Iyo wasenze neza, Imana itanga urubyaro. Iyo wasenze neza, indwara zirakira. Iyo wasenze neza, abademoni barahunga. Iyo wasenze neza, Imana yubaka ibintu bikubakika. Iyo wasenze neza, imisozi yiyubika. Nakunze umuntu bitaga Zerubabeli, ngo yajyaga abwira imisozi yose ngo ngikigirayo, ngo ariko umusozi umwe mu bana ibamba, umusozi uramukomerana, umusozi uba mubi cyane. Ngo ariko yarangije ngo igihe kimwe ngo Imana iramusanga, iramubwira ngo Zerubabeli we, uriya musozi ubundi wiyita iki? Mbere mugaragu wanjye Zerubabeli aravuga ngo ngaho ngera uhindukire. Ngo Zerubabeli ahindukiye abura wa musozi, aravuga ngo yewe icyo nabonaga nk'umusozi ngo agihindutse amataba. Aravuga ngo kandi humura, nzakujya imbere, nzagufata ukuboko, nzakuneshereza amahanga, nzagendana nawe. Imana, nshuti yanjye, iyo wabashe kwizera kwawe, nasomye muri yo bavuga ngo yubika imisozi itabimenye, akayubika n'uburakari. Nshuti yanjye, hari umusozi
utazoba kuvuga, utazoba gukoba, utazoba gusuzugura, utazoba kugendaho, utazoba kwiyoberanyaho, utazoba ubukene, utazoba ubushumeri, utazoba kudashaka, utazoba kutabyara, utazoba gukubitwa, utazoba guhera hasi, utazoba igisuzuguriro. Ariko iyo wasenze hari ibintu Imana yubika, iyo wasenze hari ibintu Imana ikubita hasi. Nshuti yanjye, ndagira ngo ube inshuti y'Imana, gira ibintu ukubita hasi, gira ibintu wirukana, Imana igira ibintu yubika. Mw'izina rya Yesu. Ngo arangije biri tubwira iki? Ngo arangije ngo aragenda ngo arandikisha impapuro, ngo ariko abandi barakomeza barasenga, ngo ariko Esiteri ngo ageze ku mwami, ngo masengesho asanga yahinduye ibintu byose. Nshuti yanjye, hari igihe ujya kuvuga ngo ngiye kubwira runaka ngo wako wanjye ngo cyangwa runaka, jya wisengera Imana niba ari wowe yagennye kunyuza umugisha izajya imukoresha utavuze. Senga kigegeza urimo senga, wikiringira bene wanyu, wikiringira inshuti, wikiringira abaturanyi, wikiringira gusengera. Wayisengere gusa, Imana izubika imisozi itayimenya kandi bikana uburakari. Hano abona hari umusozi imbere yawe, wowe uzadukurikirana ugiye gukubitwa, umusozi wa sida, umusozi wa diabete, umusozi wa kanseri, umusozi w'ibibazo, wa musozi wita iki ku mugaragu w'Imana, wa musozi w'umuntu waheze hasi, wa paralize, wita iki? Uzahinduka ikibaya. Mwana w'Imana atambuke agenda anezerewe, ngo umusozi wa Zerubabeli guhinduka ikibaya n'abaratambuka. Bibiri tubwira iki? Iratubwira ngo ageze imbere y'umwami, ngo umwami aracanganyukirwa, ngo ategeka ngo se w'igihugu cyanjye iyi ntebe yanjye nyiguhe. Ese mbega aracanganyukirwa mutunga inkoni, ese nguhe intebe yanjye, ngo ese nguhe iki, nguhe imisozi, nguhe kuyobora kino gihugu. Aravuga ngo oya, ndashaka Hamani lesifoye, ndashaka ko Hamani aza tugasangira uyu munsi. Ngo Hamani uwo munsi araza, ngo Hamani aza yakubita abantu ababwira ngo nta makuru mufite, ngo na Esiteri umwamikazi nawe namaze kumufatisha. Ngo arangije ngo araza barasangira, ngo ese ngo musangwe ejo mukorera iki, ngo wongere uzane Hamani dusangire. Hamani agiye gutamira inyama, ngo none ngo Esiteri aravuga ati mwami wabimenye ko ndi umuyuda. Haleluya, wabimenye ko ndi uwo. Umwami aravuga ati ibyo ntacyo bimbwiye. Ese mwami murabizi ko ndi umuyuda? Undi ati ibyo ntacyo bimbwiye. Aravuga ngo kandi ngo ndi umuyuda na Esiteri na Morodekayi ni umuyuda, ni umuvandimwe, nanjye ndi umuyuda, kandi ubaka kandi bamaze gupanga ko abayuda bose tugomba gupfa. Ubwo mwami nanjye ndapfa. Aravuga ati nta kintu kimwe cyantwari umugore. Ngo arangije umwami arababara cyane, ngo arasohoka mu nyango ajya hanze, ngo ajya hanze. Ngo Esiteri ngo aravuga ati ndagakoze, ajya kwiryamira aratuza. Aravuga ngo urugamba rusigaye n'urw'Imana. Haleluya. Nasomye ijambo ngo Uwiteka ari warwanirire, ngo namwe mwicecekere shedestosiyamo. Uwiteka ari bukurwanirire inshuti yanjye, wowe udukurikirana, wowe Uwiteka ari bukurwanirire muri cya kibazo cyawe. Uwiteka ari bukurwanirire. Birisobanura iki? Ngo arangije ngo ariko umugore akaba yamuhanura ngo ati jye mbivuyemo. Abayuda ni abantu batamenyerwa, urapfukama imbere yabo, uzihanira imbere yabo, kuko ni abantu basenga Imana ikabumva, ni abantu bagerageza mwibutsa amateka, ariko amatwi ari mu rupfu niyumva. Hamani yanga kubyumva ngo ace bugufi yihane, ariko ngo nese irihana, nabashize urumambo barihana, umwana abana barihana, umugore arihana, bose bamuvaho. Ngo arangije ngo umwami ngo arangije ngo asohotse yibaza kuntu Hamani ashaka kumwicira kwica abo bantu bose, akica n'umugore we. Ngo arangije ngo ariko ingone ebyiri ziba ziraje, ngo ziravuga ngo kandi ngo umwami ngo nta n'amakuru ufite, ngo ubu ngo yashinze n'urumambo ngo rwo kumanukaho Morodekayi, kandi aribo barushinze ko bari bamuvuyemo. Ngo ahindukiye gutya ngo asanga ngo apfukamye bya n'umugore yahanuye, ngo asanga apfukamye imbere ya Esiteri. Aravuga ngo agende kumfatira umugore, aravuga ngo mujyane mufate mushyire ku rumambo. Ahari kujya Morodekayi haba ari buhajye, ngo bamwambura impeta. Haleluya. Ngo bamaze kumwambura impeta, ngo bamfata n'ibyo Hamani byose barabijya. Najya ngo ubwira inshuti yanjye, igituma uyu munsi bakurwangwa mu kazi ni uko umwanya urimo kurwanga, nuko umwanya uwo muntu wa hejuru ko kurwanya ariho, nuko abizi neza ko agiye kwiyambura impeta, nuko abizi ko icyubahiro cyaje kukirekura, nuko abizi ko umwanya ari uwawe. Yagiye mu mapfumo barabimenya. Hari abantu benshi bagufite yerekwa, niyo mpamvu abantu bakurwanya, nuko bazi kujya kubaka inzu nziza. Igituma abantu bakurwanya nuko bazi ko abantu bagiye kujya muri Amerika bakakomera. Igituma abantu bakurwanya nuko bazi ko Imana igiye kuguteza imbere. Cyo bakurwanya, ariko ngo Imana igiye kubaka ubushobozi n'ibyo yabahaye, igiye kubibaka ngo yabyatse Hamani, igiye kubaka impeta ibace n'ibyo ari byose ibibahe, nirangiza ibiguhe ibibace biguhe. Birangije birevuga iki? Reba ngo Hamani bamwambura impeta, bamwaka n'ibi byose ngo babishyikiriza Morodekayi, ngo Morodekayi ngo bamuha ibya Hamani byose, bamuha umwanya wa Hamani, ngo ibihugu byose bose Imana irabazamura. Nshuti yanjye dukurikirana, ndagira ngo wumva ayo magambo tuyakwe kwa Esiteri, tuyakwe no kwa Hamani.
no kwa harusuwerusi umwami tuyagarure ku buzima bwawe. Birashoboka ko ahantu uri intambara urimo kurwana, urugamba urimo kurwana, nuko bamaze kubona ko uzaba udasanzwe. Inyenyeri iri muraka cyane bakayibona ikabacanganyishisha ikababangamira, hari ibyayo babangamira. Niyo mpamvu Imana igiye kukuzamura, niyo mpamvu ugiye kuba udasanzwe, niyo mpamvu ugiye kumenyekana, niyo mpamvu ugiye kubikirangire, niyo mpamvu Imana igiye kugukoresha, niyo mpamvu Imana igiye kuguha ubuzima, niyo mpamvu Imana igiye kuguhindura ubuzima, igiye guhindura ubuzima bw'umugore wawe, guhindura ubuzima bw'abana bawe, guhindura ubuzima bwawe. Ndagira ngo nshuti yanjye abadukurikirana bose tubasengere kugira ngo Imana igukure mu buzima urimo, igutereke mu bundi. Data mwiza, mu izina ryawe Yesu Kristo, turashinganishije ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri nitabaza nimurikira ibirenge byawe. Ijambo ryawe ni umuti uvuga utiwe. Ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirategeka, ijambo ryawe rishyiraho, ijambo ryawe ni umuti ukiza indwara, ijambo ryawe rihindura ubuzima, rigahindura amateka, rigahindura imibereho. Reka wumve ijambo ryawe. Wari waraguye yongera byuke, wari waragiye mu byaha bitandukanye, wari wagiye mu mapfumu agaruke, wari waragiye kure akajya mu mapfumu kubera uburwayi, ijambo ryawe rimugarure, rimukize uburwayi bwose afite. Reka ibibazo byose, kureho intambara zose, kure bihiga abantu, kandi dusengera rino jambo kugira ngo rigere kure, rihindure benshi, rihindure imitima ya benshi, les chances de donner cotation rekuri kwa muganga dio do sansone na badoreshamo nabashe gukira uri mu rugo nakire udukurikirana wese uri modoka uri namaguru uri mu kazi wabayirukanye wabarenganyije igihe kirageze ngo yongere utanye agaciro wongere ucaze ku ntebe kureho imisozi kubite hasi ibigenda ku bantu tubangamiye satani abadayimoni tubangamiye byabangamira ijambo ryawe urakoze kubikoze mu izina ryawe Yesu Kristo amen. Zaburi ya mbere.